turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro. Kuri uyu munsi rero twagize amahirwe yo kubona umutumirwa ariko ukiri umunyeshuri, yitwa Turatsinze Fabrice, yiga bijyanye na politike n'ububanyi n'amahanga, imibanire y'ibihugu, ntihabura kuzamo politike. Numwe mu bakurikirana ibya politike yo muri aka karere ndetse na politike ku rwego mpuzamahanga. Fabri, uraho neza? Murakomeye. Ni amahoro? Amahoro. Ko numva ijwi ritava mu gituza. Ijwi riraza kuvamo wenda uko tugenda nibwo tucyanzika, niyo mpamvu. Riraza kuvamo. Ngira ngo muri makeya ntabwo nkuvuze byinshi, mbashije kunyuramo muri makeya bimwe mu byo twaganiriye bitewe n'ibyo wiga. Ariko sinzi niba ari ikindi bakongeraho. Ikindi nakongeraho, dusa nk'abatangira, nasuhuza abantu badukurikiye, abavandimwe b'Abanyarwanda, abavandimwe b'Abakongomani, abavandimwe b'Abanyafurika bose nabasuhuza. Yego. Hanyuma nkanabashimira kuba bakurikira kino kiganiro cyacu. Fabrice rero, nawe rero, yego, nk'umunyamakuru gerageza gusesengura ibintu bya Afurika, gerageza kwinjira mu bibazo bya Afurika, ni ibintu byiza, ni umurage mwiza wo guharanira gakondo yawe ko yagira wiva nawe igera. Ndagushimira cyane. Ikibazo cya Kongo wakigize icyawe, ibibazo bya Afurika ubigira ibyawe kenshi cyane. Ni ibintu byiza byo gushimirwa. Yego, urakoze cyane Fabri. Reka mbibutse ko wiga mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza, bakunda kucyita masters. Hanyuma Fabrice, ikibazo cya Kongo nicyo uhereyeho. Ikibazo cya Kongo kugeza ubu hagati ya M23 na leta ya Kongo urakibona ute mu mboni zawe? Ikibazo cya Kongo nicyo mpereyeho kubera ko narebye ni nacyo natangiye kumenyeraho, mbona byinjiramo cyane. Ukuntu nkibona rero, ikibazo cya Kongo gikomeje kuba nk'agaterera nzamba, gihoraho kigenda kigaruka inshuro nyinshi, ariko kikagaruka mu buryo ubona ko abantu bamwe basa nk'abavumbika ikibazo bakacyorosaho bagihishe nk'igisasu, mu buryo bwo kugira ngo isaha n'isaha igihe bashakiye bazase nk'abakoma rutenderi cya kibazo cyongere kigaruke. Kubera ko ibibazo ubona muri Kongo ntabwo ari ibibazo bishyashya, ni ibibazo bigira igihe bigasa nk'ibishatse gukemurwa, byagira igihe bisa nk'ibigiye kugaragara ko bikemuwe, ukabona imiryango mpuzamahanga yegamiye itegamiye kuri leta byinshi, ukabona biraje bisa nk'ibyitambitse uwo mugambi wo kugikemura, bikakireka kigacwekera, hakagira ikindi gihe kigeraho bikamera nko gukoma rutenderi, cya kibazo bakongera bagakoma ku mbarutso kikongera kikazamuka. Nuko nguko nkibona ngiyo inkomoko yacyo. Ni bande ngo hari bamwe ngo bagira batya ngo bagakoma rutenderi? Ni bande? Sinzi niba ndibuze kubatsinda nk'uko abandi babatsinda. Gutsinda umuntu nka wa mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo simuvuze nzamuvumba, ariko ngiye kubera ko ntazamuvumba nshobora no kumuvuga abana bavuga mu mazina. Nagiye mbona abantu benshi batuhagarariye bafite ijambo bashobora kuvuga rikumvikana, bagiye akenshi na kenshi ubona basa nk'aborosaho, kubera ko nk'iyo ugiye kureba nk'uyu muyobozi uyoboye perezida uyoboye ubu ngubu Afurika yunze ubumwe, mu itangazo yashyize ahagaragara kiriya kibazo kijya gutangira, yaravuze ngo twamaganye amakimbirane akomeje gufata indi ntera hariya muri Kongo, atejwe biterwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Atariko abishyiraho ari nk'inyongera, atariko tunamaganye abihisha inyuma yo guteza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Urumva iyo byanditse gutyo, twamaganye abihisha inyuma yo guteza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, byanze bikunze barahari, si u Rwanda si Kongo, kuko mu busobanuro bavuga ko yamaganye abihisha inyuma yo guteza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Abo bantu bagomba kuba bahari, birumvikana kubivuga gutyo.
ni ikintu cyumvikana rero ko biriya bibazo bidatezwa n'abanyarwanda nk'uko bivuga, cyangwa se nimwe na bitanatezwa n'abakongomani, bishobora kuba bitanaterwa n'iyo M23. ugasesengura ko biterwa n'abandi, abo yashaka kuvuga ni bande. Ibyo byose nk'ejo bundi Bobi Wine yaravuze ngo hari umuperezida ushaje muri aka karere ngo tuzakorera nk'ibyabaye muri Sri Lanka. Ntabwo yamuvuze, ariko usesenguye nawe ubwawe wahita umumenya. Wowe sesenguye ibyo Macky Sall yavuze avuga kuri icyo kibazo, wumva ari ibiki, ari bande? Mu by'ukuri mbisesenguye rero, nawe ushobora kubona, ushobora gutekereza ukavuga ati ariko muri Kongo hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, hanyuma hakaba umutwe washyiriweho kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro cyangwa se guharanira amahoro, ariyo bari aho ngaho bahagarariye nk'icyitso, bahagarariye abo bandi mvuga bahora batsindirirwa batavugwa ngo basobanurwe bashyirwa ahagaragara. Byanze bikunze burya iyo umuntu agutegeka, bavuze ko utabatsinda none nawe utangiye kubatsinda. Ndagira ngo nse nk'ubwisesengura kugira ngo bacyumve. Mu by'ukuri mu buryo bwo kutabatsinda, nta muntu ushobora kujya hariya ngo avuge ko cyangwa se ahishe ko Mpatsibihugu ariyo ishobora kuba yihishe inyuma y'aya makimbirane ya Kongo. Ubwo Mpatsibihugu ninde nande? Uburengerazuba bw'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngaho ndaguha urugero. Nk'ejo bundi warabonye mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni bavuga ngo ntago ikibazo cya M23 ngo ntago iri kurwana nk'umutwe witwaje intwaro, ahubwo irimo irarwana nk'igisirikare cy'umwuga. Mu by'ukuri biriya ni mu buryo bwo kugira ngo bagaragaze neza yuko hashobora kuba hari izindi mbaraga zikenewe kongerwamo, ziyongera kuri MONUSCO, wenda kubwo gutinya ko izo nyungu zabo zishobora kuba zifite igihe kigufi hariya zihagarariwe n'iyo MONUSCO. Noneho bashyira ikindi cyiciro gishyashya kimeze nka MONUSCO gishobora guhindura izina, hanyuma gikomeze gihagararira izo nyungu zabo mu buryo bw'igihe kirekire. Uzabibona ko Loni hari umugambi ifite Loni, aba bahagarariye Loni, aba bayoboye Loni nta bandi na Amerika no Burayi, ibihugu byo ngibyo bifite inyungu mu gutesha umutwe, mu guteza umutekano muke wa Afurika, bifite inyungu mu gutwara. Rimwe na rimwe hari n'igihe unibaze se mu buryo bwo gutwara imitungo y'abakanyafurika kubera iki buri gihe bihora bisobanura kugenderamo n'amaraso y'abanyarwanda cyangwa se bakanyafurika bose, kubera ko nk'ibyo ngibyo byibajije bibaza se n'amaraso yacu nayo ni umutungo, nabyo tubimenye, bikakuyobera. Ukasanga nk'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo nta gihugu kiri ku isonga mu kwemeza ko u Rwanda rushobora kuba rwihishe inyuma y'imitwe yitwaje intwaro, umutwe witwaje intwaro wa M23. Ariko mw'ubwo buryo ni mu buryo bwo kuyobya amarari. Iyo mubonye ibihugu nka biriya biyobya amarari ku rwego rugeze aho ariya, ntago muhita mubona ko ari bo bihishe inyuma, ahubwo y'ayo makimbirane arimo aratezwa mu gihugu nka Kongo cy'abaturanyi. Nabo ngabo rero. Ariko iyo wumvise umukuru w'igihugu cya Kongo Tshisekedi na bamwe mu bategetsi bo muri leta ya Kongo bashyira mu majwi cyane u Rwanda, yego, rimwe na rimwe na Uganda, bavuga ko ibyo bihugu byombi ari byo biri inyuma y'M23. Yego, wowe ugahindukira ukavuga uti urabona Amerika n'abo bampatse ibihugu bagenzi babo bambari bayo nibo bari inyuma ya kiriya kibazo. Ariko nyiri kibazo waravuga abandi bataraburi kuvuga wowe. Ahubwo ushobora kubanza kwibaza, ese nyiri kuvuga avuga ibyo we yatekeye ibyiwe cyangwa avuga ibyo yabwiwe? Kubera ko buri gihe uzarebe ntabwo ashobora kuvuga ibiri kontrere y'ibyo bihugu nakubwiye. Uzanyere ku munsi umwe Tshisekedi yagiye akavuga ibivuguruzanya n'ibyo leta ya Amerika yavuze. Ariko mu minsi yashize MONUSCO yavuze ko nta bimenyetso ifite bifatika bigaragaza ko u Rwanda ari rwo. MONUSCO ni umutwe ugeramiwe hariya muri Repubulika ya Kongo, ugeramiwe mu buryo bikangakanga ko isaha ku isaha cyangwa se umunota ku wundi abakongomani cyangwa se abanyafurika bamaze kumenya icyo uriya mutwe ukora hariya, ku buryo bigoranye
bakaba bawubwira ati mwebwe mwigira bere mwibombarike ntimugire uruhande mubogamiraho, wenda mu buryo bwo kugira ngo abo mubogamiyeho badakomeza guteza wa murindi wo kubashaka kubakura aho ngaho ngo babirukane aho ngaho. MONUSCO mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ishobora guhita ibyivangamo kubera ko irabizi ko abantu bamaze kumenya ibyayo. Impamvu nankubaje icyo kibazo nuko waravuze ko iri mu nyungu za Amerika n'abambari bayo. Yes. Ukavuga uti nta na rimwe Perezida wa Congo Tshisekedi aravuga igitandukanye n'icyo bamubwiye, ariko icyo gihe biratandukanye, waravuga u Rwanda na Uganda. Hanyuma MONUSCO ikavuga iti ariko twebwe nta bimenyetso bihari. Yego. Yes. Nta bimenyetso. Urumva ko rero ntago yavuze noneho nk'ibyo bavuga. Ni muri bwa buryo nyine bwo kuyobya uburari. Barayobya uburari kugira ngo mu by'ukuri base nk'abasigiriza berekane ko MONUSCO itari ku ruhande rwabo, kuko niba hari ikintu abantu benshi bamaze kwinubira ni MONUSCO, kuko bazi neza ko ihagarariye ku ruhande rwa Amerika n'Uburayi, mu buryo bwo kugira ngo rero berekane ko ibyo bintu abantu batangiye kuvuga uruntu ruri mu bantu rutagaragara, bagomba kubereka impamvu isa nk'itandukanye n'ibyo mwebwe mwavumbuye. Ntabwo ushobora kubona MONUSCO igaragaza neza ko yihishe inyuma y'ibyo bihugu nkubwira. Niho hava kiriya. Hanyuma rero ukabona M23 ejo bundi i Nairobi habereye inama mu kwa kane. Yego. Hafatiwemo imyanzuro ivuga iti bagomba kuva mu birindiro byabo, aba mitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo ikarambika intwaro y'abanyekongo ikaguma mu gihugu cyabo igasubizwa mu buzima busanzwe, abandi bo mu bihugu baturuka muri ibi bihugu bituranye na Kongo bagatahuka. M23 ibyo ntitubikozwa, ntabwo twemeranywa n'imyanzuro yanyu. Inama ibereye i Rwanda hagati ya Perezida Kagame na Tshisekedi bari guhuzwa na Lorenzo Wangora. M23 ibitera ishoti. Ibintu birerekeraye. Niba imyanzuro ifatwa abakuru b'ibihugu batandatu bakicara cyangwa barindwi cyangwa batatu bagaterana bagasohora imyanzuro, ariko M23 barababeshye. Iriya nama y'aba perezida ba Afurika iterana ntago ibyo basaba ibyisaba ni ibintu bisabwa kugira ngo bibanze binononsorwe cyangwa se bise nk'ibisubirwamo kuri abo ngabo bafite inyungu ku gihugu nka Kongo. Hanyuma abo banononsora ibyo ngibyo nibo bahereza uwo mutwe mu 23 wo kuvuga ngo ibi mu byemere ibi mu byange mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntago nkuko nabikubwiye, reka tubisobanure neza. Iriya Kongo mu by'ukuri hatari haza umutwe woherejwe n'ibyo bihugu udashobora kunyeganyezwa n'ibihugu bya Afurika, iyo ni show imwe. Cyangwa se hatari haza basha kuza ikindi kintu nakwita nko gucamo kabiri Kongo, ibyo bintu bitari byagerwaho. Nimutekereze ko Kongo cyangwa se uwo mutwe mu 23 uzubahiriza amabwiriza uhawe n'ibi bihugu bya Afurika. Keretse abayobozi ba Afurika bonyine ubwabo nibabasha kuvumbura ibyo ngibyo, bamara kubivumbura bagatambamira uwo mugambi wo kuba Kongo yacikamo kabiri, cyangwa se wo kuba Kongo itagira undi mutwe uza ngo hagarara aho ngaho udomine ku rwego ruri hejuru kurenza urwego rwa M23. Nuko nguko bimeze. None se ko uzabona Kongo cyangwa se uriya mutwe witwaje intwaro kubahiriza rwose ibintu bishobora kuba byagezweho, kubera ko bariya nabo bawuteza basa nk'ababyihisha inyuma. Barabizi neza M23 n'abaturage ba Kongo nta hantu bashobora kubashyira. Kubarwanya kundi bavuga ntago ari abantu warwanya ngo uvuge ngo ni umutwe witwaje intwaro waturutse aha ngaha, nkuko wakwamagana wenda ADF cyangwa se wakwamagana FDLR. Rero n'abaturage ba Kongo udashobora kugira ahantu ushyira. Wowe no kwita umutwe witwaje intwaro kandi Kongo wita umutwe witerabwoba. Yego. Kongo wita umutwe witerabwoba. Ntago Kongo yita, Kongo irita, Kongo ni iyihe? Kongo ni yige n'izina ry'uriya mutwe. Ninde? Kongo ntago ishobora kwita ninde urigena izina ry'uwo mutwe. Ifitemo izihe nyungu se mu kuyita izina cyangwa mu kutawita izina? Ifitemo inyungu zo kuba nta leta igiganira n'umutwe witerabwoba. Oya,
none se ko yarigiye kuganira nabo muri za 2019 ntago wari umutwe ariko wari utarawiterabwoba icyo gihe wari umutwe w'iki witwaje intwaro wari umutwe witwaje intwaro niswe witerabwoba ku bwa Tshisekedi bakantu tukagenda niho neza none ubu ngubu witwa witerabwoba umutwe w'iterabwoba kandi urabizi ko muri ibyo bya diplomasi na politike nta muntu ujya upfa kuganira n'umutwe w'iterabwoba urawukubita ukarangira cyangwa se ukemera nawe ukagukubita ukarangira ariko ngira ngo impamvu ari amasezerano yaragiye kugerwaho ya mbere yabanje ya M23 ubwo ni CNDP nijya guhinduka ngo izebe M23 byari bitewe n'ibiganiro byabayeho sibyo ibiganiro byari bibayeho ubushake hagati ya leta ya Kongo n'ubushake hagati y'uwo mutwe witwaje intwaro sibyo hanyuma ubu ngubu rero kubuhindurira izina bakawita umutwe w'iterabwoba biroroshye kugira ngo noneho ya masezerano yaragiye kugerwaho bakayarwanya atagerwaho nuko guhindurirwa izina kuriya mutwe witwaje intwaro ariko ntabwo ari umutwe w'iterabwoba umutwe w'iterabwoba uharanira uburenganzira bw'umuturage ubaho ese ko nta mutwe n'umwe uratera leta utavuga ko uharanira uburenganzira bw'abaturage ubizi ute ko uriya ari byo uharanira impamvu ngiye mbivuga nuko ari byo bavuga cyangwa nuko ariko nawe ubizi nuko ngewe ariko mbizi kuva mu mateka ya kiriya gihugu cya Kongo ni nako bimeze kuva imipaka yacibwamo ntabwo wagiye guca iyo mipaka ari hagati y'u Rwanda na Kongo cyangwa se nta munyafurika wagiye guca iyo mipaka sibyo ibyo tubyemeranyweho nta mukongomani wagiye guca iyo mipaka imipaka icibwa bariya bari abaturage b'abakongomani nta gihugu tuzi bagiye baturukamo by'ahantu hakure ngo baze bakambike hariya nta mahame yandi tuzi baharanira nk'izi ngizi bino bibiro ino mitwe y'imitwe ya kisilamu nta mahame tuzi baharanira bikintu baharanira ni uburenganzira bwabo mu gihugu cyande cyabo ese iyo muvuga ngo uburenganzira bwabo babujijwe ubuhe burenganzira batuye ntibahinga nk'abandi n'ubuhe burenganzira uvuga babujijwe uburenganzira bwa mbere ubundi babujijwe ushobora kuba watekereza bafite bene wabo bari mu nkambi za hano zo mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika niba koko ari abaturage nk'abandi kubera iki izo mpunzi zidataha mu gihe Kongo ifite amahoro mu gihe iyo M23 itari yatangira kurasa cyangwa se ngo irwane kubera iki abo baturage bari mu nkambi zigiye zitandukanye badataha ngo bajye mu gihugu cyabo none se iyo uharanira gucyura impunzi uzicyura urema izindi ubwo M23 y'Rwanda ntabahunga urambabarira gato na M23 rero kurwana kuba hari abahunga sibyo ni ukuvuga ngo n'ubundi ibyo dusaba mu mahoro ntibabyumvise sibyo ibyo dusaba mu biganiro ntibigezweho ikindi wakurikizaho wowe ni iki reka turwane bahunge amaherezo se muzahora mu Rwanda bahunga muharanira gucyura muremye oya aho kugira ngo n'ubundi dukomeze dupfe duhagaze reka n'ubundi dupfe birangire bigira inzira twe gupfa duhagaze kuko kugeza ubu ngubu niba hari ikintu kibaho kibabaza cyane kuba utari kuri gakondo yawe ku butaka bwawe bwa gakondo ni ikintu cyakagombye gufatwa nk'ikintu cy'ihohoterwa riri ku rwego rwo hejuru uretse ko abakoroni baje bakatwangisha gakondo zacu katubwira ko gakondo ari mu ijuru ubundi nta wundi muntu uretse umunyafurika wishimira kuba atari kuri gakondo tubwira ko gakondo zacu ngo ari mu ijuru ngo Imana yaturemeye iyindi gakondo kandi ntibibuke ko Imana ijya kurema Adamu na Eva yabahaye gakondo ibaha ubutaka ibaha igihugu iyo niyo gakondo rero baraye abaturage kuba hari abakongera kumenengana bakajya hanze si uko baba bahunze si uko baba banze si uko baba banashyigikiye kugira ngo abo baturage bagende ahubwo ni uko baba bavuga ngo n'ubundi gakondo yacu ntago tuyiriho gakondo yacu bene wacu ntago bayiriho reka twebwe noneho kugira n'ubundi dupfe tutari kuri gakondo zacu
tugerageze ibyo dushoboye mu bushobozi buke bwacu. Ariko bitandukanye bagerageza ibyo ngibyo byakabaye byaragezweho, byakabaye bigerwaho, bitari n'ikibazo gikomeye cyane, kubera ko impunzi za Kongo ziri mu bihugu bigiye bitandukanye zigenze muri Kongo ni nk'agatonyanga mu nyanja, ariko hari abadashaka ko bigenda bite ko zitaha. Bande ngo ayo mahoro aboneke, nabigusobanuriye, nabo bagashaka buhake babifitemo inyungu, bahora borose ikibazo. Uri iki kibazo n'igisa nk'ikigiye gukemuka, uzareba, uzabibona ko hari abantu bazaza barwanya imyanzuro ishobora kugikemura ikagishyiraho akadomo burundu, kugira ngo kizongere gihemberwe. Hanyuma twabivugagaho mu kanya, Tshisekedi wita umutwe w'iterabwoba, kandi kugira ngo aganire nabo biragoye amaze kwita umutwe w'iterabwoba. Yego, ubona amaherezo ibyo biganiro bizagerwaho cyangwa ikigambiriwe nyamukuru nuko ibi biganiro bitagerwaho, kubita apana Tshisekedi, bo Tshisekedi ntago yita, ntago ari ujye n'izina ryawo. Hari imbaraga zihari ziri kugerageza kugira ngo bikemuke, bijye mu buryo. Izo mbaraga zibishoboye cyakemuka. Izo mbaraga nazo zibashije kutadomina imbaraga zibyihishe inyuma, nta gukemuka kwacyo mbona vuba aha ngaha. Nta gukemuka kwacyo, kubera ko erega Afurika muzabifate neza mubimenye, Afurika ni nka zahabu, ni zahabu bafashe bayihomesha icyondo. Urabona ufashe zahabu yihomesha icyondo kugira ngo idashayininga cyane, hanyuma ikaba yahuma amaso igatambuka ku yindi migabane, sibyo? Ni mw'ubwo buryo rero abahora bayisiga icyondo, abahora basiga iyo zahabu icyondo, batakwishimira ko icyo kibazo kigerwaho ngo gishyirweho akadomo. Hanyuma ntabyo mbona rero mu gukemuka kwacyo habaye hakirimo iryo zina rivuga ngo uriya ni umutwe w'iterabwoba. Iyo urebye ubushake bwa politike bwo gukemura iki kibazo, abakuru b'ibihugu barahura, kugira ngo no ku wa gatanu bahuye, yego, ejo ku wa kane, uretse ko Tshisekedi na Kagame badahari, bahagarariwe. Ukareba uwo mugambi wa Makisari, ukareba uwo mugambi w'i Rwanda, ariko ukabona M23 hose ntihagarariwe muri izo nama. Kandi turabizi ko abantu bashaka kuganira, impande zombi ziba zihari, zicaye aho ku meza, buri ruhande rukashyira ibibazo byarwo ahagaragara, n'urundi rugashyira ibibazo byarwo ahagaragara. Ikigaragara cyo njyewe hari ikintu nabonye natekerejeho, kukuba niba koko ari abantu bashaka gukemura icyo kibazo cya Kongo, aya ngaya yari yo mahirwe yo kuba cyakemuka neza. Iyi nama iri kubera Arusha muri Tanzania. Ati gute? Kubera impamvu ebyiri. Mu by'ukuri imyanzuro iri bufatirwemo ku bijyanye n'icyo kibazo, u Rwanda bahora bashinja kuba rwihishe inyuma yabyo, perezida wabyo babishinja ntago arabarimo, arabahagarariwe. Nyiri ukubishinja nawe arabahagarariwe. Mu by'ukuri babaye ari abantu bashaka koko kugaragaza ukuri, imyanzuro yaza kuvamo yaza kuba ari imyanzuro yemerwa n'impande zose, kubera ko ntago haraba habayeho kuryamira uruhande rumwe, cyangwa se ngo habe hagize uruhande ruba ruharabika urundi hagati ya Felix Tshisekedi cyangwa se umuyobozi w'igihugu w'u Rwanda. Naho rero kuba iriya mutwe wa M23 wahagararirwa, ukaba wajyamo nyir'ubwite cyangwa se ba nyir'ubwite nk'iyo leta ya Kongo, mu by'ukuri itari yabasha guhindura iryo zina, n'ubundi ibi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ntabwo bishobora gutumira uwo mutwe witwaje intwaro ngo ugende ujye mu biganiro, kandi nyiri ugutanga icyo kibazo leta ya Kongo itemera ko ari umutwe witwaje intwaro, ahubwo ari umutwe ugize ute w'iterabwoba. None se urumva ibyo biganiro birimo biraganirirwamo, ibaze nko kuba ngewe n'uyu mugabo uri kuri kamera turi kuganira kuri wowe,
ku bibazo bikureba tutanagutumiye, hanyuma tukaza tuguha imyanzuro, tugufatira imyanzuro. Ukuntu bimeze rero mu by'ukuri bareba aba bayobozi ba Afurika y'Uburasirazuba bateraniye muri iriya nama, niba batagira uruhande na rumwe babogamiraho, bakareba ku mpande zose, uruhande rwa Kongo, uruhande rwa M23, barangiza bagashyiraho imyanzuro, ni ibintu biraba bigaragarira buri wese ko nta ruhande babogamiyeho. Iyo myanzuro bashyiraho M23 nayo ibona itabogamiwe aho ngaho, nta mpamvu itayemera, ishobora kuyemera ibaye itabogamiwe. Impamvu ihakana iriya myanzuro yindi ni uko ibibona ko byanze bikunze uruhande ruyirenganya rwabogamye, cyangwa se uruhande rubikemura rwagize rwabogamye. Mu kubogama rero niyo mpamvu niho bituruka kutemera ibyavuye mu izo nama. Ibyo se ntibyaba ari ukureba bugufi, ntibyaba ari ukureba bugufi ko abakuru b'ibihugu barindwi bakwicara bagaterana bakarenganya M23 bose, ntihagire n'umuvugo utariko M23 bigende gutya. Impamvu bigaragara ko ari ukubogama ni ya mpamvu nakubwiraga, nyiri ikibazo, nyiri ubwite, nyiri uguteza ikibazo aba yicaye mu bantu bafata imyanzuro, hanyuma yo 23 yikavaho ibona ko habayeho kubogama kuko byanze bikunze nyiri uguteza ikibazo yicaye mu nama. Ariko twebwe baye bene ikibazo, nyiri ugutezwaho ibyo bibazo ntago twicaye mu nama, ntago twagaragaje uruhande rwacu, sibyo? Ariko ubu ngubu ngira ngo wenda niba ari ibyoroha, ubu ngubu Felix Tshisekedi ntago ari mu iyo nama, ari mu izo nama nawe arahagarariwe, wenda nkeka ko hari ikintu byakoroshya kuba hari imyanzuro yafatwa, wenda uriya mutwe wa M23 ushobora kuba wakubahiriza, kuko nawo bigaragara neza ko usa nkaho aho bigeze ushobora kuba wakwemera ibiganiro. Ariko turatsinze kuba Tshisekedi atari mu nama ahagarariwe, ntibikuye ko yajyanye ibitekerezo, uwo muhagarariye yajyanye ibitekerezo bye n'ibyo yamubwiye ati mu nama ufatura uruhande. Ni intumwa yatumye, yego, ayiha ubutumwa nawe akaba yitangira arimo kuvuga ngo kubera ko adahagarariye ngo wenda ntago iri bubogame, ndumva bitaba ari byo. Ariko mu myanzuro iri buvemo intumwa yatumye nayo irashyirwa, irajyana ubutumwa, sibyo? Yakuye mu iyo nama, hanyuma yo 23 nayo niba yarebweho ishyikirizwa ubutumwa bwayo. Bose baraba bameze nk'abakira ubutumwa, hanyuma bicare baburebe bavuga ati ariko ubutumwa twashyikirijwe hari icyo bwatugezaho. Hanyuma nibo rero bo gufata umwanzuro bakavuga ati ibi ngibi turabyemeye cyangwa se ibi ntitubyemeye. Uravuze uti ba nyiri guteza ibyo bibazo baba bahari, ko ntarabona intumwa za Amerika cyangwa z'umuryango w'abibumbye muri bino bibazo zicaye kuri ara meza abakuru b'ibihugu baba barimo. Hari zo babonye bo kuvuze ngo ba nyiri guteza ibibazo kiriya kibazo baba bahari? None se hari umuzungu wari wabona uri gucukura amabuye mu kirombe cyo mu butaka bwa Kongo? Hari umwambasaderi wapfiriye bavuga ko ari byo yaragiye, ko yaragiye gucukura amabuye w'Ubutaliyani, ntubyibuka? Yaragiye guhagararira abayacukura, ntabwo yaragiye gucukura. Ikibazo ariko yari mu birombe, ariko yarabahagarariye mu buryo butari bwo gutebya. Ntago Amerika cyangwa se abo banyaburayi bagenda ngo bari bo bicarayo babahagararire, bakoresha intumwa. Izo ntumwa zabo z'ikibazo twaganiragaho mbere uri kumbaza atari kubundi ubona Felix Tshisekedi yaratowe n'abaturage ubundi ayobora Kongo cyangwa ntayobora Kongo? Ashobora kuza nk'intumwa, ahabwa izina nk'intumwa, agatanga izina kuri M23 nk'intumwa, kayita umutwe witwaje witerabwoba kandi ari umutwe witwaje intwaro uhagararira uburenganzira. Ni intumwa, ushobora kugenda ukicara mu iyo nama ariko uri intumwa. Tuza abaperezida muri Afurika babaye intumwa, bakaba intumwa mu kwica bagenzi babo, bakaba intumwa mu kuopoza bagenzi babo, bakaba intumwa mu kurema imitwe yitwaje intwaro, bakaba intumwa mu guteza amakimbirane. Yes.
donc we Tshisekedi umubona nk'intumwa yabagashaka buhake mu gutegeka Kongo. Intumwa yabagashaka buhake mu kubuza amahoro Kongo no mu kuyibuza iterambere ryayo. Ko numva aho tutabyemeranyaho. Niki Niba tuzi ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage. Erega reka nkubwire demokarasi Amerika na Europe bitwigisha nishingiye ku nyungu zabo. Dukomeje kuyisingiza rero byatugora gushyiraho demokarasi twebwe abanyafurika idafite izindi nyungu z'umuntu n'umwe zishingiyeho zitari umuturage wa Afrika. Wowe rero ndumva ushaka kuvuguruza abaturage ba Kongo batoye Tshisekedi. Urabavuguruza ushingiye kuki? Ibyavuye mu matora bigaragaza ko ari batowe. Ngewe ndabavuguruza nshingiye kuri demokarasi bahora baririmba. None se demokarasi bashaka nukuba uwo muturage kubera ko avuga ururimi rw'ikinyarwanda atemerewe gutahuka ngo ajye mu gihugu cye? Impunzi niba ari demokarasi koko, sibyo? Ubwo buyobozi bushyirwaho n'abaturage. Impunzi ziri hano ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se ziri mu bindi bihugu ntazi byangora na hehe hose. Izo mpunzi iyo demokarasi zariye ku mbuto zayo, zaratoye. Zatoye Felix Tshisekedi. Ariko si ngombwa. Ntabwo ari ngombwa kandi ari demokarasi. Demokarasi iri herero. None se ubu umuntu niba yatowe wenda na miliyoni 10 muri 30 hari abifashe abatatoye ku mpamvu zitandukanye ariko ntibivuza ko ari we watowe nyine. None se izo mpunzi zarifashe cyangwa zatoye undi wundi wenda wari uri ku rundi ruhande? Banza ukureho ko tutagomba gukuraho ko ari abaturage ba Kongo. None abo baturage ba Kongo ntibifashe, nta rundi ruhande batoye, ahubwo nta ruhande na rumwe baherereyeho kubera ko ari impunzi. Abo bantu bitwiki babonye demokarasi yabo. None Tshisekedi ntashobora kujya ku butegetsi akabanza yenda agakemura ibibazo by'amazi, amashanyarazi, imihanda, akavuga ati wenda ikibazo cy'impunzi nacyo muri manda itaha tuzacyitaho ibintu. Muri demokarasi se ayo mazi urayageza kuri bande kandi abo yagezaho bataraho ngaho ngo bayabone? Kongo nta grempty hari abayituye hari abayituye ariko mu bayituye n'abakongomani. Noneho abo batayituye ari abo ngabo bari ishyanga n'abari mu gihugu abagomba kubanza kwitabwaho ni bande? Ubabaje ninde? Ijya kurisha se ntihera ku rugo? Ijya kurisha hera ku rugo. Zahera nyine. Bayabanje guhera ku baturage baho ngaho iruhande. Hanyuma abakure abo nyine buriya manda ya kabiri ashobora kuba hazaba. Iyo manda se tuba ari cyo tuyitegurira cyangwa iyo manda ahubwo tuyitegurira? None se reka ngwe nk'urugero nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo igihugu cyitaye kuguhita gicyura impunzi ako kanya, nubwo nabyo byakozwe ariko ntibyakozwe ku rwego rw'uko nyuma y'igihe bagendaga bavuga bati nyaboneka abanyarwanda muri hanze mutahuke, bashyiraho na tariki ntarengwa yo guca ubuhunzi. Ariko ishyizweho ejo bundi na 2010 na kangahe? None se Felix Tshisekedi ni iyihe ntambara yabanje kujya guhosha nk'iyari iri mu Rwanda hano? Nawe ariko muri uretse ibyo bibazo by'amazi ku bibazo by'umutekano muke none se byarakemutse? Ubundi niba ubona koko ibyo bibazo by'umutekano mukeya bidakemutse ngo wenda ukurikizeho impunzi, izo mpunzi zo zizakurikiraho ryari mu gihe ibya mbere bitari byakemuka kandi igihe cyabyo cyo gukemuka cyenda kurangira? Ese ubundi ushaka ko bikemura kandi bavuze ko ashyirwaho n'abagashaka buhake kandi aribo nyine badashaka ko babikemura, badashaka ko bikemuka. Ndagira ngo ubanze wumve neza uburyo ibyo bibazo bitagomba gukemurwa n'intumwa yoherejwe, ahubwo bigomba gukemurwa n'ubwitange n'ubushake bw'abantu bashyizeho iyo demokarasi yabo. Batashyizeho demokarasi bagiye kwigishwa. Demokarasi wagiye ukicara ukiga, ubundi buri gihe iyo wicaye iyo wiga ikintu nta nubwo buriya dukwiye kwiga ino demokarasi rega yaba abanyaburayi n'abanyamerika, kubera ko buri gihe iyo wicaye biba bisobanuye ko kwiga ubundi banza ufata igisobanuro cyo kwiga. Igisobanuro cyo kwiga uba wicaye aho ngaho hari undi muntu uhagaze urimo arakwigisha, arimo aragira ute arakwigisha, ariko we pozisiyo urimo ugize ute uricaye.
mu gihe rero tugikomeje kwicara twiga kuri demokarasi abantu batuzaniye tutishyiriyeho biragoranye. None se wakemura ikibazo wicaye? nawe ubwawe uricaye urimo urafata amasomo utazi igihe azarangirira, urimo uriga demokarasi. demokarasi muri East African Community ntibicara bagakemura ikibazo, bicara bagakemura ikibazo. abakuru b'ibihugu arabwo baganira bahagaze. Ikintu nanze si ukwicara, ikintu nanze ni ukwicara ukiga hari undi muntu uhagaze urimo kwigisha. Uwo muntu uhagaze arimo kwigisha uwo niwe ukuyoboye, sibyo? Muri East African Community baricara ariko bose mu by'ukuri baba bashashe inzobe bashyizeho, ariko se mu buryo bwo kwiga demokarasi. Hari ibindi bihugu bumva biza bikavuga ati uyu nguyu ntabwo yubahiriza demokarasi, perezida uyu n'uyu ntiyubahiriza demokarasi, bakamurwanya. Hanyuma reka dusoze, turatsinze. Muri aka karere ubona hari perezida n'umwe utari intumwa muri aka karere uticaye utari kwigishwe yige. Reka mubwire rero, niba iki kibazo cyarazengereje aka karere ari ikibazo cy'akarere, byari byose ngiye nkurikije ibyo yagiye umbwira ndumva bose bari kwiga bicaye. Ntago bose ariko bari kwiga bicaye, kubera ko nimbivuga abantu baragira ngo ndimo ndafana cyangwa se hari mbogamiyeho, ariko ndabivugana nabisobanure mbigusobanurire. Niba tubona igihugu nk'u Rwanda, ariko kugira ngo mfashe wa mugani bigaragare ko nta ruhande mbogamiyeho ntari gufana, ikamubaza ikibazo mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, hari umuntu waba uzi w'umunyamahanga cyangwa se umuzungu, umunyamerika abo bagashaka bake nakubwira wari uri ku murongo w'imbere. Ndakubwira rero n'uburyo tugomba kumva ko kwicara tukigishwa atari ngombwa. Nkeka ko mu rugamba rwo kubohora igihugu nta muntu wigize yicara ngo twigishe abwire abanyarwanda cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda rwagerageje kubohora igihugu ko rwabohora igihugu. Ahubwo iyo baba bajya kwigishwa, bari kwigishwa babwirwa bati imbaraga mufite ntabwo ari zo kujya guhangana na leta yari iriho icyo gihe. Kwicara wowe ubwawe ukiyigisha, ukiga demokarasi yawe, ukiga ikintu hirimbanira ushaka, ukiyigisha, nicyo gituma uhaguruka ukagera ku bintu urimo ushaka kugeraho. Ku kwicara rero hari ibihugu bimwe na bimwe nakubwira hano muri Afurika biticaye ngo byige mu gukemura ibibazo byabyo, byigishwe mu gukemura ibibazo byabyo, ahubwo byo byiyicariye ukwabyo bikicara bikavuga ati ikibazo cyacu kigomba gukemurwa gutya. Ntago rero byose ariko byicaye, ahubwo iyaba byose ariko byaharaniraga kwigisha uburyo bwo kwicara wowe ukiyicaza ubwawe ukiga ku bibazo byawe. Ni urugero nari nguhaye nk'u Rwanda, nkeka ko rwose ku gitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyangwa se guhagarika jenoside, kadukoresha jenoside kuko abantu benshi niyo bazi basobanukiwe. Nk'urugero twatanga ku gihugu cy'u Rwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, nta muntu wigize wicara ngo atubwire ngo mukwiye kubigenza gutya, mwicare mu Rwanda gutya. Ni ibintu uzi cyangwa ni amakuru wabwiwe? Ni ibintu ngewe nzi, nshobora kuba nabaza amateka mu bari babirimo icyo gihe, nshobora kuba nabaza amateka mu bari bariho icyo gihe, kuko nshobora kuvuga ati abari babirimo ariko ubundi ntago ibyo bambwira ari ibiri ku ruhande rwabo, nkongera nkajya kwibariza n'utari ubirimo ariko wari uhari icyo gihe aba yakubwira. Rimwe na rimwe burya ni byiza, twahawe dufite n'andi mahirwe, ushobora kuba wabaza n'umwe byibuze mu bantu badafite uruhande na rumwe baherereyeho, ushobora kuba atari n'umunyarwanda ukamubaza atari ku bundi ibi bintu bavuga koko nibyo, ibi bintu bavuga urugamba rwakemuwe gutya byagenze gutya, ukabimenya. Hari umunyamahanga ubona utagomba kugira urundi ruhande ahereramo. Ukuri kwabyo rero kurahari. Hari abanyafurika bashoboye ibintu, hari abanyafurika bakemura ibibazo bya Afurika, ariko hari n'abandi banyafurika nabo badashaka ko ibyo bibazo bikemurwa kubera izo ntumwa ziba zabohereje kugira ngo ibyo bibazo bye gukemurwa. Ubundi nta kibazo kiri muri Afurika kitakemurwa n'abanyafurika, ahubwo ibibazo biri muri Afurika twigishwa uburyo bwo kubikemura,
kandi nta muntu wagakwiye kuza kukwigisha uburyo ukemura ikibazo cyawe. wowe nkaho ufite inzara umuntu yaza akakwigisha uko uteka ibiryo bihari, urabiteka, niba wabiteka nabi birakuryohera kuko uba uzi ko ari wowe wabyitekeye. nari nkubaje abaperezida baticaye bari kwiga, noneho nk'abaperezida muri aka karere ubona bicaye bari kwiga iruhande rwa Tshisekedi, abandi bicaye bari kwiga ni abahe? urwo ruhande rero ntibari indimi batanze urugero rwa Tshisekedi kugira ngo tumenye ngo wenda hari uruhande rw'abaticaye bashaka ibintu bikemuka, ariko hari n'abandi bicaye baba bagiye gushyushya barimo bariga barashaka demokarasi. nshobora kuguha icyakora Kongo, ubundi Afurika y'Iburasirazuba ni ibihugu byinshi bitari na bino 5 byonyine, birindwi, bitari bino 7 byonyine, sibyo? ariko nshobora kuba nakubwira ni nka Sudani iricaye irimo iriga, Kongo iyi ngiyi iricaye irimo iriga uburyo ibibazo byayo bigomba gukemuka, kandi ibibazo ni ibyayo, niyo igomba kwiyigisha uburyo ibibazo bigomba gukemurwa, sibyo? tuza abaperezida batigeze bicarana rimwe ngo bavuga ati mutwigisha uko ibibazo bigomba gukemurwa. Tanzania amahoro ifite igihe kirekire no kuba nta muntu ishobora kwicara imbere ngo ibagire ati twigisha uburyo ikibazo cyacu twagikemura. Stabilité yabo irahamye kandi iracyafite igihe kigaragara. u Rwanda biragaragara byagiye bibaho, byaciyemo, ni urugero ushobora gutanga. ubu ngubu ntabwo ushobora kumbwira, ariko ubundi kubera iki mu minsi ishize rero ku bijyanye nabyo twari turi kuvugana n'uyu mugabo ku bijyanye n'ubuhinzi bwa biriya bintu nakubwiraga ya makadame ya reka tubivuge ntabwo ari ibanga. nyangiye tujya tugira abashyitsi baza kubisura b'abanyamahanga, abo ngabo nkubwira b'Abanyamerika, Abanyaburayi baje gusura ibyo ngibyo. hari nk'igihe mwicara mukaganira, niyo nikundira Afurika nkunda kubiganiraho cyane, nkabaza rimwe ndamubaza ntari ku bundi kubera iki twari twicaye ahantu turi mu ibyo ngibyo by'ubuhinzi, tureba ikiyaga, tureba hakurya mu muhanda imijyi n'iki, mujyi wa Kibuye wa Karongi ni Karongi niho tubihinga. arambwira ati Rwanda irakomeye. ndamaze nti se kubera iki? arambwira ati ubundi twebwe muri buri mutwe w'umuzungu haba harimo umunyafurika ushonje, uhetse umwana urwaye, bose ngo bambaye imyenda icitse. mbere y'uko agera muri Afurika niyo shusho aza afite y'umunyafurika. nuko nguko badufata. noneho ndavuga nti nuko nguko mubifata. ati ndamubaza ati se ubundi kubera iki bigorana cyane kumvisha umuntu w'umuzungu cyangwa se undi munyafurika wenda utabyinjiramo cyane, kuki bigorana kumubwira yuko hari igihe kizagera akabona wenda nka Afurika ku murongo w'imbere mu migabane iteye imbere? arambwira ati sha wa mugani biragoranye kuba wabwira ko abanyafurika bose ari abantu wavuga ko hari igihe kizagera uwo mugabane ukaba ari umugabane uteye imbere. akomeza kunyemeza ambwira uburyo bigoranye, turi umugabane utazigera utera imbere. ndambwira ntari ko rero buriya no muri 94 byari bigoranye kugira ngo ubwire umuntu waraye ugenda ijoro ryose, waraye utembera ijoro ryose, ko hari igihe kizagera kongera karara atembera wenda kubera amatara ari kwaka muri Kigali, kubera ko wenda ari business ari gukora nijoro muri Kigali. ibyo ngibyo rero ni ibintu biba bishoboka. bijyanye n'icyo kibazo wambazaga, mu by'ukuri kuba twebwe nk'Abanyafurika utakwicara ngo ubwire umuntu ngo nyigisha uko ngomba gukemura ikibazo, wowe ukicara ukabyiyigiraho ukiga ubwawe uburyo kigomba gukemurwa, ibyo bintu bishobora kuguha amahoro. naho kwicara ukabaza uko bigomba gukemuka byo nta mahoro mbona. dusoze rero tuvuga ngo ikibazo cya Kongo na M23 ndetse n'ibibazo by'umutekano muke by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, n'ibyo bibazo by'impunzi bagiye ugarukaho, n'ibyo bibazo byo kohererezwa abaperezida, bizahabwa umurongo nande, bizakemurwa bite kugira ngo bikemuke mu buryo buri bwa vuba? ahangaha rero butari uguca amarenga, kugira ngo abaperezida ba Afurika
bari bakwiye kwicara, reka mbite nka ba kapiteni, bakatsa amato yabo bakitegura tugakurikira komanda mushyashya mu nyanja. Wenda we yatuyobora mu nyanja itarimo umuraba tukabasha kugenda, naho undi kapiteni twakurikiye akatuyobora mu nyanja, yatujyanye mu nyanja irimo umuraba. Biragoranye kugira ngo bikemuke tukiyobowe n'izo mpatsi ibihugu z'uburengerazuba bw'isi. Beta ko ibintu bihinduka, imiyoborere y'isi gahinduka, niho natwe tugomba guhita tuba careful, tugahagurukira aho ngaho tukagenda, kubera ko ubwo burengerazuba bw'isi inshuro zose babashije kugufata ubutegetsi, kudomina ubutegetsi, bagiye batwunama hejuru. Ibyo bibazo rero birakemukira mu buryo bwo kutagira imbaraga zimwe z'uruhande rw'isi zitudomina cyane kurusha izindi. Birimo biraza rero ku isi, birimo biragenda bihinduka, bibarensinga, ngira ngo urabibona. Niba nsa nk'uciye amarenga ushobora kuba wabisobanukirwa. Aho ngaho nitwitonda neza niho tuzahagurukira, naho ubundi mu gihe bakitudomina kuri urwego biragoye cyane, ariko birashoboka, byegereje neza, byegereje nka kwa kundi ubundi umuseke wa mu gitondo uba wegereje nko kurasa kw'izuba, biri hafi, bizashoboka. Icyizere uragishingira ku ki? Icyizere nabigusobanuriye, ku buryo batazongera kutwoherereza izo ntumwa zo kudutegeka. Ndagishingira ku buryo tuzacyura izo mpunzi nta zindi duteje, uburyo tuziteza imbere, uburyo umwana w'umunyafurika azajya anywa amata kandi akayanywa ari we wayikamiye, apana gukamirwa. Ibyo ngibyo ni icyizere nshingira ku kuba hari imbaraga za dominaga isi zishobora kuba ziri kugenda zicokamo, zitozamo, kubera ko nk'umunyafurika ureba kure, ubaye ureba kure ntabwo wakwishimira ko ubu burengerazuba bw'isi na Amerika, Uburayi na Amerika bikomeza kudomina isi cyane, kubera ko nibyo bitwicaza hasi cyane. Ugashaka ko ari bande badomina? Ntawe nifuza ko yadomina, n'uwifuza nakwifuza ko Afurika yadomina, ariko mu gihe bitaragenda gutyo nakwifuza ko byibuze hagira izindi mbaraga zivuka ku rundi ruhande zibasha guhangana n'izo mbaraga za Amerika n'Uburayi. Zirimo zirazamuka rero, namwe murimo murazibona, dushingiye ku ibibazo by'Uburayi, bwa ntambara y'Uburusiya, Ukraine, Ubushinwa n'iki. Naho ngaho mbonera ko ibyacu bishobora koroha. Ngaho tanga inama kuri M23 no kuri leta ya Kongo, inama buri ruhande. Inama natanga hera kuri M23. M23 yicare yumve ko mu by'ukuri ibyirwanira byose atariyo, ndetse yicare yumve ko nabirwana nabo atari bo, ahubwo ibanze imenye abo ndwana nabo bihisha inyuma y'ibi byose, bateza ibi byose ni bande. Ntago muri M23 nabashishikariza kwanga mwene wabo w'umukongomani, nabashishikariza kuba yagirira nabi mwene wabo w'umukongomani. Hoya, niba ari uwanga niyange gitera w'ibyo bibazo, cyangwa uburengerazuba bw'isi, yanga Amerika, kuko nibo bahora bihisha inyuma yo gukemuka kw'ibyo bibazo. Hanyuma leta ya Kongo nayo ni icyo ngicyo nayibwira. Leta ya Kongo rwose nayo yicare yumve ko M23 siyo, u Rwanda ivuga sirwo, ahubwo yicare irebe ati ubundi umwanzi wacu wa nyawe n'uwuhe, ninde turwana nawe. Nibamara kumenya uwo barwana nawe bazakurura imbarutso berekeza umunwa w'imbunda zishobora kubiza amasasu cyangwa n'izibiza amasasu kubo barwanya. Bumve ko rwose M23 atariyo barwana nayo. U Rwanda atari rwo bakabaye barwana narwo, Abanyafurika bene wabo atari bo bakabaye barwana nabo, ahubwo bakamenya ko hari igitera wihishe mu nyungu zabo, umuntu profitira mu nyungu zabo, ko inyungu zabo bakomeza kuririmba. Nta gihugu cya Afurika giprofitira mu nyungu z'ikindi gihugu kigenzi cyacyo cya Afurika. Gira icyo wongeraho dusoza turatse, niba ntacyo wongeraho kandi tugushimire dusoza ikiganiro. Yes, ntacyo nongeraho. Ikindi nongeraho no kuri leta, ku Rwanda, abaturage b'Abanyarwanda
mu by'ukuri ariko bo babizi nk'umuco ntawe ugomba guhohotera uwo mukongomani cyangwa se undi munyamahanga ngo kubera ko yumva ko bavuga ko ngo bashinjwa cyangwa se bamwe bashinjanya kuba hari uwihishe inyuma y'ayo makimbirane arimo araba. No, abanyarwanda musobanukirwe, murebere ikibazo kure, mumenye ikigitera. Kongo siyo, M23 siyo, Rwanda siyo, nta munyafurika ugomba guhohotera mugenzi we kubera ibyo bibazo birimo biraba. Niyo nama nabagira bose muri rusange, impande zose. Akoze cyane, turatsinze. Reka tubibutse ko ibi ni ibitekerezo bye bwite nk'umuntu wiga ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muri masters, ikaba ari uko abona ibintu. Ntabwo bivuze ko mugomba kubibona kimwe, ariko ntibinavuze ko mu byo yavuze hatari byo wenda ushobora kujya muri commentaire ukaba wamwunganira, cyangwa niba hari ibyo wumvise yavuze bitanoze ukaba wamubwira uti wenda hano byari kuvugwa gutya, niko njye mbyumva. Niko kubaka uburyo n'umuco w'ibiganiro bimera, ni gahoro gahoro. Gutanga ibitekerezo biremewe. Twishimiye kuzabona ibitekerezo by'abandi n'iby'abandi bose. Murakoze cyane, turatsinze. Reka tukwifurize ibihe byiza. Murakoze, ndabashimiye.